si bose bakureba cyane kubera ko bagukunze, hari abakureba cyane kubera ko batangajwe n'imitego baguteze ntiyagira ikigutwara. Hari ibizazane tunyuramo, hari abifuza kutugira nabi, hari abantu batureba bakadufata uko babonye, hari abantu batatwifuriza ibyiza, hari abantu nabo tubana umunsi ku munsi utamenya ikibarimo cyo batekereza, ariko kenshi na kenshi barakureba bagatangara atari uko bagukunze, ahubwo bagatangazwa n'imitego baguteze ntiyagira ikigutwara. Kubera Uwiteka, kubera Imana ikikurinze, kubera uburyo ubayeho mu buzima bwawe igihe cyawe kitaragera, nyamuneka ntukarebe abantu bose bagukunze bakwishimiye ngo nurangiza ngo wumve ko ari urukundo cyangwa ari ikindi. Hari igihe baba batangajwe n'imitego baguteze ntiyabasha kugeraho. Abenshi muri bo uzasanga bafite remoro, bafite ipfunwe, ariko uzabihorere ukomeze. Benshi uzabona bazi icyo kintu gishimishije, harimo abo utazamenya, ariko harimo abo uzamenya ko baguteza imitego ntiyagira ikigutwara. Abo ntukabatindeho, jya ubihorera, kuko umunsi wawe ni umunsi Imana yagennye, ni umunsi w'Uwiteka, ni umunsi udashobora gusimbuka nubwo bwagira gute, ariko Imana ishimwe ihabwe icyubahiro ko uwo munsi wabashije kuwusimbuka. Ntuzabe batangaye bishimye kugira ngo baragukunze, ahubwo hari igihe kenshi na kenshi baba batangajwe n'imitego yose baguteze ukayisimbuka. Hasta la vista. Dushimire udahwema kudukurikira kuri YouTube channel yacu ku Mwumva Official, a place to learn more with us.